Mbahaye ikaze ku muyoboro mugari wanyu. Aha ni kuri amashyi yose. Nyuma y'uko amanota y'abanyeshuri asohotse, haje kugaragara ikibazo cy'uko umubare munini w'abanyeshuri batagize amanota ahagije. Muri make abenshi baratsinzwe. Ibi byakomeje guteza urunturuntu nyuma y'uko abanyeshuri bakoze ikizamini bari kuvuga ko aya manota ari menshi. Ibi byatumye Minisiteri y'Uburezi ikora inama itunguranye, biga ku bintu bimwe na bimwe bishobora gufasha abanyeshuri bagize hagati y'amanota 40 kuzamura. Gusa mbere uko tugaruka kuri ibyo bintu baganiriyeho, ibuka gukanda subscribe, ufungura inzogera, hanyuma nuza kumva ino video yagufashije wisharinge ku nshuti zawe nazo bireba. Rero dutangiye, ikintu cya mbere Minisiteri yizeho ni ukureba uburyo abanyeshuri bagize amanota 40 kugeza kuri 49.9, uburyo baborohereza kugira ngo bajye kwiga. Muri make bashobora gukuraho iriya F cyangwa iriya feyiri abanyeshuri bari bagize, bakabaha amahirwe nabo yo kuba bakomeza mu kindi cyiciro. Ibi bishobora kugira ingaruka nziza ku banyeshuri bari bagize amanota 40 kuzamura kugeza kuri 49.9, kubera ko bishobora kubafasha kuva mu cyiciro kimwe bakajya mu bindi. Ikindi baganiriyeho ni ukureba uburyo bagosoye bwahinduka kugira ngo babe bafasha abanyeshuri gukomeza kumva ko amanota babonye ari aya nyayo, kuko hari abanyeshuri bari kuvuga ko amanota bashobora kuba barabahaye atari ayabo. Ikindi bagarutseho ni uburyo bw'imyigishirize, kugira ngo umwana bibonye ko uko amasomo azajya atangwa byarahindutse, amasomo hiyongereyemo ayandi. Bishatse kuvuga ko abanyeshuri mugomba gukaza, kongeramo ingamba nyinshi. Tugarutse kuri iki cy'amanota, ndabizi neza abenshi muri runo ruhande, kuko yaba ari abanyeshuri bagize amanota 40, 41, 42 kuzamura kugeza kuri 49.9, mwese ndabizi mwari mufite agahinda ukuntu mwasibiye ibintu bitari byiza. Gusa aho bagiye gutangaza itangazo niramuka rigiye hanze, tuzaba bamwe mu bazabamenyesha, ndamenyesha ko aya makuru yizewe, kuko birashoboka cyane ko umunyeshuri wese wagize amanota 40 kuzamura kuri 49.9 ashobora kuzoka mu cyiciro kimwe akajya mu kindi. Dukurikije inama yabaye yahuje abaminisitiri, bavuze ko buriya ngo umunyeshuri wari wagize amanota 40 nakatari yagize, yari yagerageje. Kandi banavuga ko uburyo ikizamini cyari cyatanzwemo atari uburyo bwari busanzwe, uburyo ushobora guhita utangira ufata ku manota 50. Ibi rero byaje gutuma abanyeshuri bamwe na bamwe bibashimisha. Hanyuma ku banyeshuri bo batagize 40, birumvikana ko amanota 39.9 kumanuka, nawe wirebye ntabwo ari menshi, ntabwo yagufasha kuva mu cyiciro kimwe ujye mu kindi. Niyo mpamvu rero ku banyeshuri bagize amanota 40 kuzamura, bagomba kwitegura nabo ko umwaka utaha bashobora kujya mu kindi cyiciro cy'amashuri. Ibi tubivuze nyuma y'inama yateranye y'abaminisitiri. Gusa hagize impinduka ziba cyangwa ibindi byakiyongeramo, twabamenyesha. Mwibutsa ko wabanza ugakora subscribe, ugafungura inzogera nyine kugira ngo uzajye ubona izindi update zikugereraho ku gihe. Kandi iyi video nimba yagufashije cyangwa hari icyo yafasha mugenzi wawe, yibuka kuyisharinga.
sharinge, unadutere comment, utubwire niba ibyo twavuze byagufashije. Ngaho dusubire muri video z'ubutaha.